Muraho neza abakunzi bacu bahora dukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje gukosora ikizame kiba cyakozwe kugira turusheho kubona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitatugoye. Ibintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, gafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cya nyacyo, ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kubibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira ikizame gishya dushyizeho, kugira isomo rishya dushyizeho. Murabizi amasomo ngenda migisha nayo mugenda muha mwanyandike muri comment kugira mujye mubibonera ku gihe. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu, kandi ushaka ko tukwigisha by'umwihariko waduhamagara cyangwa kwandikira kuri 0789 931326. Iyo nimero wanayitwandikiraho cyangwa ukayiduhamagaraho uramutse ukosoye ikizame nk'iki ukagira ikibazo ukabona umuntu baza, wampamagara cyangwa ukanyandikira nkagusobanurira biruseho kugusobanurira. Serivisi aba ari ubuntu. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Twatangira n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi neza mu bimenyetso bimurika. Iryo somo namaze no kurishyira kwa ino YouTube channel yacu. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, wareba video twashyizeho mbere kugira ngo urusheho kumenya byinshi bijyanye na bino bimenyetso bimurika. Biba bifite amabara y'umuhondo, icy'icyatsi ndetse n'iry'umutuku. Ubwo rero iyo wakora iki mu gihe usanze ibimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo? Hano hari ibisubizo bine baba baguhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo. A, kongera umuvuduko. B, kugumana umuvuduko wari uriho. C, kwitegura guhagarara. D, gufata feri cyane. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ahasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ukongera umuvuduko. Waba ukibonamo ikimenyetso kimurika gisa umuhondo ukongera umuvuduko. B, ikavuga ngo kugumana umuvuduko wari ufite gusa nkaho utakibonye n'ubundi umuvuduko wari uriho ukaba ari ukomezanya. C, ikavuga ngo kwitegura guhagarara. D, ikavuga gufata feri cyane. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A? Ese igisubizo cy'ukuri ni B? Ese ni C cyangwa se ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C, kwitegura guhagarara. Murabizi iri tara ry'umuhondo riba risobanura kwitegura guhagarara, naho iry'umutuku riba rikubwira guhagarara nturenga ikimenyetso, naho icy'icyatsi cyo giba bikwemerera kurenga ikimenyetso ho uba wagenda. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mu gihe ukurikiranye na romoroke ni ukubera iki ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ukurikiranye na romoroke kuri inyuma, ni ukubera iki uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe wowe utwaye ikinyabiziga niyo romoroke ikuri inyuma cyangwa se ikuri imbere? A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba. B, bikavuga ngo bifasha umuyobozi wa romoroke kukurebera mu ndorerwamo. C, ikavuga ngo bifasha romoroke guhagarara byoroshye. D, ikavuga ngo bikurinda umuyaga. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni ikihe? Mu gihe ukurikiranye na romoroke iri imbere uri inyuma, ni ukubera iki ari ngombwa gusiga umwanya uhagije hagati yawe nayo? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, bituma ubasha gukata ikorosi vuba. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, bifasha umuyobozi wa romoroke kukurebera mu ndorerwamo. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, bifasha romoroke guhagarara byoroshye, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, bikurinda umuyaga? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, bifasha umuyobozi wa romoroke kukurebera mu ndorerwamo, kugira ngo ube wenda wanamuha n'ikimenyetso yuko ushaka kumunyuraho akaba yabikwemerera, aba ari kukurebera mu ndorerwamo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo hatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu saha wa velomoteri ni A, kilometero 50. B, kilometero 40. C, kilometero 30. D, ikavuga ngo iki? D, ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese wowe urabona hano igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
mbibutsa ko ikibazo kimeze gutya ujye uhita ufata igisubizo mu mutwe, nta kundi kuntu baba bazakubaza ibibazo nk'ibi n'ubundi iyo bigarutse biba bimeze gutya. Niyo mpamvu uba ugomba kuba warabonye imyitozo ihagije, niyo mpamvu buri munsi tubashyiraho ibizami biba byakozwe kugira ngo murusheho kubona imyitozo ihagije. Ese igisubizo cy'ukuri ni A kilometero 50, ese igisubizo cy'ukuri ni B kilometero 40, ese igisubizo cy'ukuri ni C kilometero 30, cyangwa se igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 50. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko maze kureba ibi bikurikira. Ese ni ibiki amanza yareba kugira anyuraneho mu gihe ubugari bw'umuhanda budatuma anyuranaho nta nkomyi? Bikaba ngombwa ko ashobora kwifashisha akayira k'abanyamaguru. Ni ibiki agomba kumanza akareba? A umuvuduko w'abanyamaguru, B ubugari bw'umuhanda, C umubare w'abanyamaguru, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, C ntabwo ariyo. Ese ni ibiki agomba kureba? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo umuvuduko w'abanyamaguru, B ntabwo ariyo ubugari bw'umuhanda, na C ntabwo ariyo umubare w'abanyamaguru. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n'icunga rihishe amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira. Murabizi za autobisi zitwara abanyeshuri zikaba zifite amatara asa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuhaca. Ugashyirwaho noneho mu buhe buryo? Mwa buno bune baduhaye. A iravuga ngo amatara abiri ashyirwa inyuma, B ikavuga ngo amatara abiri ashyirwa imbere, C ikavuga ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B iravuga ngo amatara abiri ashyirwa imbere, C ikavuga ngo rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ese igisubizo cy'ukuri ni B, ese igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ahasigaye igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa hano igisubizo cya nyacyo ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, rimwe rishyirwa imbere irindi rishyirwa inyuma, kugira ngo umuyobozi uturutse imbere, umuyobozi w'ikinyabiziga uturutse imbere abibone n'uturutse inyuma abibone. Niyo mpamvu rimwe riba rigomba gushyirwa imbere irindi rigashyirwa inyuma. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo kino gisubizo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijoro rikeye nibura mu ntera ikurikira. Iri tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura riba rigomba kugaragara mu ntera ingana iki mu gihe ijoro rikeye? A metero 100 ku manywa na metero 200 na metero 20 nijoro. B ikavuga ngo metero 150 ku manywa na metero 50 nijoro. C ikavuga ngo metero 200 ku manywa na metero 100 mu joro. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe?
itara ryo guhagarara ritukura riba rigomba kugaragarira mu yihe ntera, haba ari ku manywa haba ari nijoro. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, ahasigaye uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B, metero 150 ku manywa na metero 50 mu joro? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C, metero 200 ku manywa na metero 100 mu joro? Cyangwa se igisozo cy'ukuri ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri ugicyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ririya tara ritukura mwayino ntera baduhaye nta ntera irimo, riba rigomba kugaragariramo. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? Iyo itara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa ahagana he? A, kuri buri nzira. B, hagati y'amasangano. C, iburyo bw'amasangano. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Ese igisozo cy'ukuri ni A, kuri buri nzira? Ese igisozo cy'ukuri ni B, hagati y'amasangano? Ese igisozo cy'ukuri ni C, iburyo bw'amasangano? Cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D, A na B ni ibisubizo by'ukuri? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisozo cy'ukuri ni ikihe? Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C? Cyangwa hano igisozo cy'ukuri ni D? Ni hehe? Iyo iri tara ry'umuhondo rimyatsa rikoreshejwe mu masangano y'amayira ahwanyije agaciro rishyirwa. Ndakeka ko maze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A yavugaga ngo kuri buri nzira, B ikavuga ngo hagati y'amasangano. Ubwo niho rino tara ry'umuhondo riba rigomba gushyirwa kuri buri nzira no hagati y'amasangano. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ki? N'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona. Ibikoresho ngarurarumuri, nagusobanura akagarurarumuri icyo ari cyo ugahita umenya noneho ibikoresho ngarurarumuri bimeze gute, kuko habaho n'irangi ngarurarumuri, irangi wenda ry'umuhondo ngarurarumuri. Ibyo akagarurarumuri ubwako ni agakoresho ubwako ni kaka, ariko iyo urumuri rukubiseho gahita kaka bitewe n'uko gasa. Niba gasa umutuku uhita ubona katse umutuku, niba gasa umuhondo uhita ubona katse umuhondo. Ubwo rero ako niko kagaruramuri, ariko ubwako ko kakaba katagira ute, kakaba katakwaka, nta rumuri rundi rukubiseho. Ubwo rero niba bavuze ibikoresho ngaruramuri, ubwo namwe muri gitamo mwumva ukuntu biba bimeze. None ibyo bikoresho bigomba gushyirwa ku buryo abagenzi babibona. A, babibonera gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. B, iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa. C ikavuga ngo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso. D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ahasigaye igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisozo cy'ukuri ni A? Ese hano igisozo cy'ukuri ni B? Ese hano igisozo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisozo cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisozo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo babona gusa ibumoso bwabo iby'ibara ritukura. B ntabwo ariyo iburyo babona iby'ibara risa n'icunga rihishije gusa. Na C ntabwo ariyo babona iby'ibara ry'umuhondo ibumoso.
ubwo igiso cy'ukuri hano ni D. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni A kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, D ikavuga ngo iki? D ikavuga ngo kilometero 20 mu isaha. Ibintu bya kilometero runaka mu isaha ikinyabiziga kiba kibifite iyo uri kugenda mu muhanda nyabagendwa, uri kugenda mu nzira nyabagendwa, ubuze umuvuduko uri kugenda ugenderaho, kavuga ati wenda ni kugenda kuri kilometero 5 ku isaha, ndi kugenda kuri kilometero 10 ku isaha, ndi kugenda kuri kilometero 20 ku isaha, ubu uri kugenda ubibona. Ese hano igiso cy'ukuri ni ikihe? Izi modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange harimo za Kivu Beriti, za Selecti, za Ritiko, za Internationale, izo nizo zitwara abantu abagenzi mu buryo bwa rusange. Ese umuvuduko ntarengwa iyo nta mategeko w'umwihariko, iyo nta mategeko by'umwihariko awugabanya ni uwuhe mu isaha? Ese igiso cy'ukuri ni A kilometero 60 mu isaha, ese igiso cy'ukuri ni B kilometero 40 mu isaha, ese igiso cy'ukuri ni C kilometero 25 mu isaha, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D kilometero 20 mu isaha? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni A kilometero 60 mu isaha niwo muvuduko iyo nta mategeko awugabanya ntarengwa w'ikinyabiziga gitwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu isaha. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburebure bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500 ni ibiro ni urugero rw'uburemere. Ubwo aho hari hano muzajya mubona noneho ngo toni imwe ibingana n'ibiro 1000. Hano rero barakubwira ngo A kilometero 60 mu isaha, B baravuga ngo kilometero 40 mu isaha, C baravuga ngo kilometero 75 mu isaha, D baravuga ngo kilometero 20 mu isaha. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese igiso cy'ukuri ni A kilometero 60 mu isaha, ese hano igiso cy'ukuri ni B kilometero 40 mu isaha, ese hano igiso cy'ukuri ni C kilometero 75 mu isaha, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D kilometero 20 mu isaha. Nkomeje gushima abantu mukomeje kujya mutwandikira mukatubwira ibyavuyemo, ari ababyandika muri comment, ari abaduhamagara, ari abatwandikira kuri WhatsApp. Mwese murakoze kabisa, bituma twumva ko hari icyo turi gukora kandi courage. Namwe muri kwiga nizeye ko bizagenda neza. Kintu busabwa ni ugukanda subscribe, isomo ryose nshyizeho rishya, ikizame gishya cyose nshyizeho kajya kishyiraho uhita ugikora. Ibi bibazo murabizi nibyo bigaruka, biba bigusaba kugira ube warabonye imyitozo ihagije. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika kwa papuro. Hano ese igiso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa ni D? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C kilometero 75 mu isaha niwo muvuduko ntarengwa ku modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga kilogarama 3500. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso umurikaho amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ndasubiramo, ahari hejuru cyane y'ubuso umurika amatara ndangambere na ndanganyuma y'amatara bari ku kinyabiziga ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka. Ubwo uvuye ku butaka ukagera kuri amatara y'ikinyabiziga iyo kidapakiye hakaba hatarenga
A metero imwe na santimetero 50, B metero imwe na santimetero 75, C metero imwe na santimetero 90, D ikavaho metero ebyiri na santimetero 10. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure. Hano rero ariko ba metero imwe na santimetero 50, metero imwe ibingana na santimetero 100. Ni nkaho bakavuze ngo santimetero 150. Aha kabiri ni nkaho bakavuze ngo santimetero 175. Aha gatatu ni nkaho bakavuze ngo santimetero 190. Aha kane kuri D ni nkaho bakavuze ngo santimetero 210, kuko metero imwe ingana na santimetero 100. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D. Hano igisozi cya nyacyo nta kindi ni C, metero imwe na santimetero 90. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? Hari umuntu ushobora kubona kino kibazo agahita avuga se ubwo icyo kinyabiziga cyaba kiri kugenda, vitensi itari gukora, moteri ntiri kwaka, icyo kinyabiziga ni ryari kigenda mu muhanda? A igihe kigenda ahamanuka, B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo, D ibisubizo byose nibyo. Yabavuze ngo ibisubizo byose nibyo, bashatse kuvuga ngo A niyo igihe kigenda ahamanuka, B niyo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, na C ikaba ariyo igihe gifite feri y'urugendo. Niko kuri D biba bishatse kuvuga. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda ariko vitensi ntabwo iri gukora, ndetse na moteri ntabwo iri kwaka. Ese hano igisozi cy'ukuri ni ikihe? Ese igisozi cy'ukuri ni A, ese igisozi cy'ukuri ni B, ese igisozi cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisozi cy'ukuri ni D? Hano igisozi cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisozi cy'ukuri cya nyacyo ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Murabizi wenda habaye impanuka, niba bagikuruye nta vitensi, nta nubwo moteri iri kwaka. Niyo mpamvu ikinyabiziga gikuruwe n'ikindi kinyabiziga cyo kiba gishobora kugenda mu muhanda vitensi idakora ndetse na moteri itari kwaka. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Uyu murongo wera ucagaguye habaho n'udacagaguye. A inkombe mpimbano z'umuhanda, inkombe cyangwa inkengero. B ahagararwa umwanya muto n'umunini. C ahanyura abayobozi b'amagare. D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese hano iriya mirongo ibigaragaza iki? Ese igisozi cy'ukuri ni A, ese igisozi cy'ukuri ni B, ese igisozi cy'ukuri ni C, cyangwa igisozi cy'ukuri ni D? Umurongo mugari wera udacagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze iki mwabino baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano rero igisozi cy'ukuri ni A inkombe mpimbano z'umuhanda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Utwaye ikinyabiziga uri kugasunika ku kanyabiziga, watwayeho ibintu ntabwo uri kureba imbere neza, uba ugomba gukora iki mwabino bikurikira? A gushaka umuherekeza. Umuherekeza ni nka babandi bagenda hejuru y'imizigo. B gukurura ikinyabiziga cye. C A na B ni ibisobanuro by'ukuri. A iravuga ngo gushaka umuherekeza, naho B ikavuga ngo gukurura ikinyabiziga cye. D ikavuga ngo nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ahasigaye igisozi cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese hano urabona igisozi cy'ukuri ari ikihe? Ese igisozi cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozi cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro.
hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni B. Gukurura ikinyabiziga cye nicyo uba ugomba gukora mu gihe utwaye akanyabiziga ariko utuntu turiho tukaba turi gutuma utareba imbere. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri aha hakurikira: ikinyabiziga gihagaze umwanya munini cyangwa muto, cyangwa ari inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini, igomba kugaragazwa ute? A. Mu kaboko k'iburyo hakurikijwe aho yaganaga uretse igihe ari mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Bibutsa ko umuhanda w'icyerekezo kimwe ni umuhanda iyo wawinjiyemo ntabwo wemerewe gukata, ntabwo wemerewe kunyuranaho. Iyo wawinjiyeho uba ugomba gukomeza imbere mpaka usohotsemo, aba ari umuhanda w'icyerekezo kimwe. Ikindi kintu wamenya ko hano umuhanda w'icyerekezo kimwe, iyo urangiye aba ari icyapa kikubwira ko noneho wageze mu muhanda wo kubisikanaho. Umuntu ugifite ikibazo ku byapa yasubira kuri YouTube channel yacu akagenda akareba video y'ibyapa byo ku mihanda. Ni bigizwe n'amoko 5, harimo ibiburira, ibitegeka, ibiranga n'ibindi. Hasigaye ukihugura ku byapa kugira ngo nitujya tugera ku byapa ujye uba warabonye w'amakuru ahagije. Ushobora kujya kuri YouTube channel yacu wenda ntuhite ubonaho iyo video, wanyandikira kuri 0789351323 nkaguha linki asigaye tugakomeza kwihugura. Ese A iravuga gutyo, B ikavuga ngo ahegereye bishobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite ariko umwanya w'ibiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. Santimetero mbibutsa ko nago ni urugero rw'uburebure. C ikavuga ngo A na B ni ibisozo by'ukuri, A ikaba ariyo na B ikaba ariyo, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo na B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese wowe hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ahasigaye igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni A? Ese igisozo cya nyacyo ni B? Ese igisozo cya nyacyo ni C? Cyangwa se igisozo cya nyacyo hano ni D? Hano rero igisozo cya nyacyo ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira: A. Iby'inyuma metero 3, B. Iby'imbere metero 2.70. C. A na B ni ibisozo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hasigaye igisozo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese hano igisozo cy'ukuri ukona ari ikihe? Ese igisozo cy'ukuri ni A. Iby'inyuma metero 3. Ese igisozo cy'ukuri ni B. Iby'imbere metero 2.70. Ese hano igisozo cy'ukuri ni C. A na B ni ibisozo by'ukuri, cyangwa hano igisozo cy'ukuri ni D nta gisozo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ndi kubategurira isomo ku bibazo byose bijyanye n'ibipimo biri mu gazeti. Ikintu ubusabwa ni ukugira ngo ukande subscribe kugira ngo igisomo nirikiraho nirizagucike. Hano rero igisozo cy'ukuri ni B. Iby'imbere aba ari metero 2.70. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujije gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa romoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi neza ku karita uba ufite ibi iriho uburemere bw'ibintu ugomba gutwara. Rero iyo birengeje hari ukuntu bibujijwe ku binyabiziga byose, ariko iyo wenda ushobora kujya kwaka uruhushya bakaruguha
cyangwa se bakarukwima, ariko ibyo ntibikurikizwa byo, yaba ifite uruhushya yaba itarufite, byo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibyo binyabiziga ni ibihe? Ibinyabiziga bya polisi. Mwese ndakeka ko muzi ibinyabiziga bya polisi, mwese nkeka ko mubizi. Ibinyabiziga bihinga, abantu babaye hari ahantu haba hari ibibaya, ndakeka ko mubizi n'abantu mwatembeye. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano igiso cy'ukuri urabona ari ikihe? Igiso cy'ukuri ni A, igiso cy'ukuri ni B, hano igiso cy'ukuri ni C, cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Mwese murabizi bya bimashini, hari igihe hari umodoka rutwara ibitaka ruguca ukabona itaka ryageze hejuru, hari igihe ruba rwarengeje, ariko go ibyo byo kurenza ntibikurikizwa kwa ino mashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira: A, mu duhanda tw'abanyamagare; B, mu duhanda twagenewe velomoteri; C, A na B ni ibisubizo by'ukuri; D, nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ahasigaye igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Igiso cy'ukuri ni A, mu duhanda tw'abanyamagare. Hano igiso cy'ukuri ni B, mu duhanda twagenewe velomoteri. Hano igiso cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atariyo mu duhanda tw'abanyamagare, B ikaba atariyo mu duhanda twagenewe velomoteri, na C ikaba atariyo. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, ahasigaye igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Birabujijwe guhagarara akanya kanini mu duhanda tw'abanyamagare no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kutamurika mu bihe bikurikira. Murabizi ikinyabiziga kigira amatara maremare, amagufi, kamenabihu, amatara aranga nimero z'ikinyabiziga, amatara batandukanye. None aya matara maremare agomba kuzimwa mu bihe bihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iravuga ngo iyo umuhanda umurikiwe umuyobozi abasha kureba muri metero 200. B iravuga ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi. C ikavuga ngo iyo ari mu nsisiro. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni byo. Ubwo A ikaba ariyo, B ikaba ariyo, na C ikaba ariyo. Hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Igiso cy'ukuri ni A, igiso cy'ukuri ni B, hano igiso cy'ukuri ni C, cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ikindi, urabizi ntabwo waba uri kubisikana n'ikindi kinyabiziga ngo ugikubite amatara maremare, ushobora gutuma umuhumisha akaba atareba neza, bikaba byateza ibyago, kandi ibyago bya bino byago byo mu muhanda harimo no kubura ubuzima, ugasanga akoze impanuka kubera ko wamucanye amaso amatara maremare mu maso, arahuma, agenda atari kureba imbere neza, aba aragonze cyangwa imodoka iramuhiritse. Niyo mpamvu uba ugomba kuyazimya. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Ese utwaye ibintu, urugero murabizi wenda amagaze, utwaye peteroli, utwaye iki, urumva ibyo bintu bifatwa n'inkongi. None mu gihe ubitwaye ni ikihe cyapa uba ugomba kwifashisha mu gihe ubitwaye? Mwa bino byapa bikurikira, reba icyapa cyo kuri A, ni icyapa gifite ishusho ya mpande enye ariko ya kare, yanditsemo ijambo longue vehicle, bisobanura ngo ikinyabiziga kirekire.
B nayo uri kuyibona irimo ibinyuguti 2 ya E 10 8 9, ariko hakazaho n'akandi karango kariho k'umutuku karimo ikimenyetso cy'umuriro. Harandi ndikeka ko muri kuhabona ahangaha, iki ni ikimenyetso cy'umuriro. C uri kuyibona nayo ni icyapa kigizwe cya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. D nayo uri kuyibona ukuntu icyapa kimeze. Ese utwaye ikinyabiziga, ibintu utwaye bishobora gufatwa n'inkongi, ni ikihe cyapa wakwifashisha mwa bino byapa bikurikira? Ese ni icyapa A, ese ni icyapa B, ese ni icyapa C, cyangwa ni icyapa D? Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Hano igiso cya nyacyo ni B. Icyapa B nicyo wakwifashisha mu gihe ubitwaye. Urikona ko kirimo ikimenyetso cy'umuriro. Ndakeka ko wowe twakosoranye kino kizame hari icyo kigufashije. Niba hari icyo kigufashije bitwandikiye muri comment utubwira ati urakoze. Niba hari ikintu ushaka ko nkwigisha nabyo binyandikiye muri comment umbwira ati twigishe ku matara. Niba hari ikibazo wagize ariko ukabona kitasobanurwa dukoresheje comment cyangwa iki, unyandikire kuri WhatsApp nkufashe. Niba ukeneye code, niba ukeneye ko nkwigisha by'umwihariko, nawe wanyandikira kuri 0789931326 nkagufasha mu gahe gatoya ugahita ukora ugatsinda. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha.